Amazina yanjye mbere na mbere nitwa Ntwari Mugisha Samuel, nkaba ndi urubyiruko nk'uko mubibona, ariko nkaba mfite n'umuryango mbarizwamo wa ARG. Hari natwe twifuje kongera kuza hano gutanga imbaraga zacu kugira ngo dusukure zino nzibutso, kuko bidufasha byinshi mu kumenya amateka yaranze u Rwanda mu gihe cya Jenoside. Bityo rero n'uruhare runini tubigiramo, kubera ko busanga ari natwe ahanini tubifite mu nshingano. Ariko kuri uyu munsi twifuze ko twagera kuri urwibutso tugatanga imbaraga zacu kugira ngo byibura nibagera mu gihe cyo kwibuka hazaba ari ahantu hasa neza, kandi natwe bidutera ishema iyo tuhanyuze tukavuga uti hano hantu twahagize uruhare mu kugira ngo hase neza. naje nturutse muri yaje kwa mu rugo, hanyuma twaje hano mu gikorwa cyo gukora isuku ku rwibutso rwazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Twebwe nk'urubyiruko nitwe mbaraga z'u Rwanda, nitwe Rwanda rw'ejo, twebwe tugomba gufata iya mbere kugira ngo dusigasire amateka yacu ndetse n'ibyabaye bitazongera kuba. Nababwira ko icyambere urubyiruko turi imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba. So kuza gukorera hano rero ni byinshi cyane tuhamenyera, kuko abo bakuru bacu cyangwa se bapapa bacu urabona ko ni abantu bari kugenda bavamo aya mateka twigira hano, cyangwa se ibyo byinshi tugenda tumenyera hano nitwe tuzasigara tubisangiza abo bana bacu. So icyo nashishikariza rero urubyiruko muri rusange ni ukugira ngo bajye bagerageza nabo bitabire, bagere hano bamenye ku mateka yaranze igihugu. Nta nubwo ari nabyo bamenya gusa, ni ibintu byinshi bagenda bamenyera hano. Ubwo rero ku bantu navuga batajya babasha kugera hano cyangwa se batakunda kwitabira ibi bikorwa, navuga ko bari guhomba ibintu byinshi bigiye bitandukanye, haba kumenya ayo mateka, haba guhura n'abantu bakaganira, haba kubaka umubano, ku bushuti ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So icyo nabashishikariza rero, nabashishikariza kujya bitabira ahari urubyiruko, inama zagiye ziba, ibiganiro nk'ubu ngubu turi mu gihe cyo kwibuka, mugira ngo murabizi, ibiganiro bakabyitabira, barushaho kumenya byinshi byaranze igihugu, bakamenya n'amateka yaranze u Rwanda muri rusange. Ababwira ni ukubashishikariza gukunda igihugu cyabo, kandi ikindi nkababwira ko atari byo gutererana bagenzi babo, bakagira inyota yo kumenya amateka y'u Rwanda, nabo bakajya baza kwifatanya natwe muri ibi bikorwa nk'ibi ngibi, bakareka kuguma mu nyungu zabo bwite, ahubwo bakareba ku nyungu z'igihugu. Murakoze. Amazina nitwa Kevin Mugabo Mukagatsinzi, ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko hano mu murenge wa Kigabiro. Ego. Hanyuma igikorwa cyaduteranyije, ngira ngo murabibona ko ubwitabire buri hejuru. Hari uburyo rero biba byarateguwe, ariko icy'ingenzi cyangwa icy'ibanze ni uko dukorana n'inzego zose zigiye zitandukanye cyazinyuranye, ariko ziri mu byiciro by'urubyiruko, aho tuba turi hamwe na Youth Volunteers, National Youth Council, ndetse kandi turi hamwe n'ama ARG agiye atandukanye hano mu murenge ndetse no hirya aho dusangamo imirenge inyuranye ibarizwa mu karere ka Rwamagana. Abo bose rero nibo turi hamwe uyu munsi wa none, twiteguye cyangwa se twitabiriye tuje gukora amasuku, kugira ngo murabizi ko muri iki gihe turi muri gahunda y'icyunamo, turimo turitegura kuza kwibuka yaba hano ndetse no hirya yaho, aho dusangamo urwibutso rwa Sovu hano mu murenge wa Kigabiro, tukabonamo runo rwa Bwiza, tukabona Misiyoni. Ni muri urwo rwego rero hano muri uyu murenge turimo gukora amasuku ku nzibutso zigiye zitandukanye, ndetse turimo dutegura nuko twajya ahandi hamwe ho Sovu twavuyeyo. Ego, kuri iki gihe ntago tukiri inyuma, natwe dufite urubuga ruduhuza nk'inama y'igihugu y'urubyiruko. Murabizi ko hari ni icyiciro cyihariye, ariko kandi cyubakitse uhereye ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rw'igihugu. Rero twese turakorana. Ubu ngubu ishingiro rya byose ni uguhera kuri wa mudugudu tubona, aho dusangayo
abayobozi cyangwa se abahagarariye abandi mu nzego z'urubyiruko, ndetse ari nako kwa kundi nababwiye ngo dufatanya n'ibyiciro byose kuko duhita dukorana na youth volunteers, tugasangamo n'urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango wa RPF Inkotanyi. Kandi rero abo ngabo ntago dukora twe ubwacu nk'abayobozi, ahubwo turagenda tukegera rwa rubyiruko ruri hirya no hino, yaba bari mu kazi, yaba bafite agafite, yaba bari ku bigo by'amashuri. No muri urwo rwego murimo kubona hano hari abana bakiri bato baturuka mu ma ARG agiye atandukanye, ariko kandi akorera mu bigo by'amashuri hano mu karere ka Rwamagana. Yego, habaho kubegera. Murakoze. Inama nabagira nuko mbere na mbere bagira imikoranire, abayobozi bahagarariye abandi basanga abo bayoboye, baganire, babegere kenshi gashoboka, kandi ikindi baharanire cyangwa se bakorane n'inzego, kuko niba wabibonye hano dufite ubuyobozi guhera ku mudugudu ndetse no kugera ku karere. Abayobozi hano barahari batandukanye, wabibonye turi hamwe na executive w'umurenge wacu. Ibyo rero urubyiruko ntago rwabona n'abayobozi dufite mu nzego z'ibanze bahari bitabira ngo mbese urubyiruko rukorane n'abayobozi barwo mu nzego zose zishoboka. Nibyo bidufasha gukurura urubyiruko muri rusange. Yego. Murakoze cyane. Amazina nitwa Munyaneza Isaac, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Rwamagana. Uyu munsi uyu muganda mubona wabaye kuri uyu munsi, umuganda wahuje ARG zikorera mu mirenge igera mu mirenge 8, harimo umurenge wa Kigabiro, umurenge wa Muhazi, umurenge wa Gishari, umurenge wa Munyiginya, umurenge wa Mwurire, umurenge wa Rubona, umurenge wa Mushana, umurenge wa Gahengeri. Akaba ari umuganda wateguwe mu rwego rwo gusigasira amateka yacu akomeye, arimo ubusharire ndetse no kwigisha abakiri bato amateka y'ibyo twanyuzemo, amateka twasinyuzemo cyane cyane ya Jenoside, kugira ngo ejo hazaza tuzabone abantu bazajya bigisha abazadukomokaho kuri aya mateka. Twebwe rero nk'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Rwamagana twashizeho ingamba zigamije kwigisha urubyiruko amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, by'umwihariko harimo no kubakangurira kwitabira ibikorwa bigamije kubungabunga no gufata neza inzibutso n'ahakorerwa ibiganiro, kwitabira ibiganiro bakabikurikirana kuko aribo bazabitanga ejo hazaza, kuko dufite urubyiruko rurenga 130. Birasaba rero ko dushiramo imbaraga nyinshi cyane kubijyanye no kurukangurira, haba mu kwiga amateka, kurukangurira kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside n'ivanguramoko n'irondakarere, kurukangura gufata neza inzibutso zibitsemo imibiri y'abacu. Ibyo byose rero kugira ngo bihabe bisaba gushiramo imbaraga, gukoresha yaba ari uburyo bw'inyandiko, uburyo bwa social media, telefone, no guhuza imbaraga ku nzego z'urubyiruko zitandukanye. Niba ari ARG ukamenya ngo ukorana ute na ARG, ese n'uruhe ruhare rwa ARG mu gukangura urundi rubyiruko mu kugira uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, gukangura urundi rubyiruko mu gukangura kumenya amateka, mu kubungabunga inzibutso zibitsemo imibiri y'abacu. Ibyo byose rero nibyo turi gushiramo imbaraga, by'umwihariko muri iki gihe cy'iminsi 100 tuzakora ibikorwa bitandukanye bitari ibyo gufata neza inzibutso gusa, ahubwo birimo no kuremera, gusura uduce dutandukanye. By'umwihariko ejo ku itariki 9 hazabaho gutahabwa ibiganiro mu karere kose ka Rwamagana, aho urubyiruko rwose ruzahabwa ibiganiro bijyanye n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibyo byose rero ni ibikorwa turimo gushiramo imbaraga. Murakoze. Icyo nabwira urubyiruko,
cya mbere ni uko narukangurira narushishikariza kugira ishyaka cyangwa se kumva bafite ikintu kibakururira kumenya amateka cyane cyane ya jenoside yakorewe abatutsi, kubera ko utamenya iyava ntamenya iyajya. Biragoye ko uyu munsi wa none umuntu utarakurikirana ibiganiro bijyanye n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi kandi yaravutse nyuma ya jenoside, ko ashobora kumva uburemere bwa genocide cyangwa se ngo amenye ngo ingengabitekerezo niki nute nayigwanya ikogwa iti. Ntabwo biba byoroshye, ariko uyu munsi wa none impamvu dushishikariza urubyiruko kwitabira ibiganiro ndetse tukabashishikariza no kubungabunga ibyagezweho, kubungabunga inzibutso zibitsemo abacu n'ibindi bikorwa byose bigamije kugira amahoro arambye mu gihugu cyacu, nuko urubyiruko arirwo ejo hazaza. Igihugu cyacu gishingiye ku baturage, ubukungu bw'igihugu bushingiye ku baturage. Ibyo bivuze ko ejo hazaza h'u Rwanda hashingiye ku rubyiruko. Ntabwo rero dushobora kugira igihugu cyiza, ejo hazaza heza, dufite urubyiruko rutazi amateka. Ibyo rero niba wifuza kuzagera ejo hazaza wumva ari heza, wifuza kugera ejo hazaza heza, u Rwanda ejo hazaza, umusanzu haba kuri wowe bwite, ku muryango wawe, aho utuye n'igihugu muri rusange, ntabwo ibyo byose uzabigeraho utazi amateka. Ikintu cya mbere tubakangurira ni ugukurikirana ibi biganiro muri iki gihe cy'iminsi 100. Ikindi cya kabiri, kugira gufasha kuba hafi y'abantu bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko haba mu kubaremera, mu kubafasha yaba ari ibikorwa by'amaboko n'ibindi bitandukanye. Ikindi kutareberera, ari abafite ingengabitekerezo bakabimenyesha inzego zibishinzwe z'umutekano kugira ngo abo bantu bagorogwe kandi bigishwe, bahinduke nabo babe abantu bazima bafite ishyaka n'umuhati byo kubaka igihugu. Iyo niyo message twagenera urubyiruko. niba bana mu mwanya wo gusobanura mukeneye gusobanura cyangwa ntabwo ariko barabikira. Rero muzatabira ibiganiro bazajya baha umwanya nk'uko n'undi bagena umwanya wo kuba muri hano, musobanuza icyo udasobanukiwe. Ushobora gusobanuza nka gusobanurira ibitari byo, ariko usobanuje neza ugasobanuza umuntu bisobanukiwe, azagusobanurira amateka y'igihugu cyacu kutazi yuva, ntabwo ushobora kumenya naho uri. Murakoze cyane. Turamushimiye cyane. Reka twakire coordinator wa Red Cross nawe abasuhuze, ababwira hari ibikorwa byiza bagira. Nakoranye nawe igihe gito kumwe, ni umugabo w'umuhanga kandi ufite umurava mu guteza imbere abaturage. Reka nawe agire icyo ababwira. Muraho. Nanjye nitwa Ufitare Gilbert, ndi umukozi wa Croix y'u Rwanda, mu gihe coordinator w'akarere ka Rwamagana. Nta byinshi bivuga no kubashimira, tudafite urubyiruko ntabwo igihugu cyatera imbere. Tubakeneyeho byinshi rero, ariko igihe cyose nageze twazanyiyambaza ajya nkunda urubyiruko cyane, ahantu hose ruzamuna muri kurana n'urubyiruko. Turashaka urubyiruko muri Croix Rouge, turacyafite imbaraga nkeya, dukeneye mwebwe. Tukaba twifuza ko mwatujoyininga, by'umwihariko nzasaba umwanya nzo kubaganiriza atari hano mu gihe cy'imvura, mbasange kuri saa y'urubyiruko tuganire, mbabwire n'ibintu byinshi tubafitiye nk'urubyiruko. Mwakoze twakireye nyakubahwa coordinator w'urubyiruko. Mwaramutse. ARG imbere heza, urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Murakoze. Nyakubahwa mujyanama mu nama njyanama y'akarere ka Rwamagana kandi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere kacu. Hano turi hamwe n'urubyiruko rwinshi rutandukanye, aho turi hamwe n'ama ARG agiye anyuranye, harimo ARG Imanzi. ARG Imanzi ndagira ngo mugire gutya, ARG Imanzi barizwa mu kigo cya Groupe Scolaire Rwamagana Protesta. Abo nibo turi hamwe kandi na ARG ya Ihozo, nayo irambura ibiganza kugira ngo tunareba bitabiriye uko bangana. Ihozo
yego ubwo ni ukugira ngo tubamenye nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigabiro kugira ngo tumenye n'abantu tugiye gukorana umunsi kundi muri ibi bihe. Turi hamwe kandi na ARG Ishema muri lycée islamique nubwo bari mu biruhuko hari ababonetse nabo bagire gutya turebe. Yego. Arakoze turi hamwe na Humura Shenge yaturutse Isovu. Yego habonetse umwe. Turi hamwe kandi n'urumuri. Urumuri muri Munyiginya barahari. Habahari. Yego. Hanyuma n'abandi bagiye baturuka henshi hanyuranye ho dufite icyizere ingenzi wihogora imbanza mihigo indatwa itetero shingiro na duhozanye. Ndabizi ko atari benshi bitabiriye ariko hose hagiye haboneka intumwa reka tubanze tubashimire. Turi hamwe kandi na family iba hano muri Kigabiro ya Holy Gang aho bagiye nabo bagire batya babasuhuze. Mwakoze kutwitabira ndizera ko bariya bari mu bantu turi hamwe muri iyi minsi umunsi ku wundi. Hanyuma rero reka twakire umujyanama muri njyanama y'akarere ka Rwamagana nawe aze atuvugisheho atange message muri ibigendanye n'igihe turimo. Murakoze.